ukamuhitamo mugakorana ubukwe bw'imiturije yawe buri munsi, uzitwa inkombakazi, umugeni. uko uhoraho azagukunze n'igihugu cyawe bwakirengutse. bavandimwe rero, ishimwe unezerewe buri wese uri aha ngaha, umwana, urubyiruko, umugabo, umugore se, umusaza, umukecuru, twese mu byiciro byacu twese, umva ko Nyagasani arimo kwita inkombakazi, umugeni we. ariko rero byose nyine bikagendana n'icyemezo cyawe ufata mu buzima bwa buri munsi. turabyibuka twarakwizihije mu cyumweru gishize ubwo twasozaga igihe cya Noheli, duhimbaza batisimu ya Nyagasani, ubwo twinjiraga mu buzima bushya. kuvuka mu bundi bushya, kuvuka mu bundi buzima bisaba icyemezo ufata utandukana n'amateka. Rwarugero twafataga rwa wa mwana, abaganga batandukanye n'amateka yambere, basakara kugira amateka yambere ya kabiri, tugakakira ibyishimo. natwe rero ubuzima bushya, ubukwe bukorana ntama Yesu Kristo umwana w'Imana watugendereye, ni icyemezo ufata. nuko rero uyu munsi i Kana mu Galilaya, i Masaka, kwihara bacyuza ubukwe bwanjye na ntama bwawe na Yesu Kristo, bacyuza ubukwe. Bikira Mariya umubyeyi w'Imana ahora ataha ubukwe bwacu akatugira inama. ubigenza ndabona byakunda, ariko reka nzagushyigikire muri ubu bukwe bwawe na ntama w'Imana. mwana wanjye, nta divayi dufite. Kana kuriya inshomeri bamwishe, kana kuriya uburwayi, kana kuriya igisozi cyacyaza penitensiyari, ariko bikongera bikaza. nta divayi mubyeyi nawe tugenze n'ubundi akongera kumubisha ko arahari abizwe na data bazi uko abigenza. ariko yohana munsi aratwereka yuko Yesu na data nibabakiriye bazi icyaha byongeye igihe cyanjye kirara. ikuzo ryanjye hari umunsi rizara ndashuka kuko bitanze nje kumwiga inkombakazi, ntazongera kwitondera nabi ariko kuko yafashe icyemezo akazasana. ariko se nihanda Isaya yari birengaharira aho Yesu anezeza umusaraba bikomeye. hahandi avuga ko bikomeye turi kumwe n'ibyo ubwoba. aho rero bigaragariza byuzuye Isaya yanjye iba yagize yuko uri kumwe nawe n'ukwemeye mu mateka y'ubwoba. atari kumwe nubwo igihe nturajya neza ngo tuzuzwe neza umusaraba, kandi ibitekerezo turi kumwe nzanagusira abana banjye mwishusho y'Imana, nzanagusira. ariko ndetse n'abana bari kubwira ubwo bacana umurongo wa mbere ngo Yesu amenye ko igihe cyageze cyo kuva kuri iyi si agasanga se uko yarakunze yari munsi abakunda byimazeyo. noneho warageze hanze cyangwa zaje mu bihe zagenewe imihango y'abantu cyo kwiyubaka ibya kera. intango yose bajya n'ishuri cyangwa se ikibindi cy'ubukungu ariko amajerekani ntatatu hari cyangwa n'izindi akajya mu kibindi esheshatu zose. ijerekani imwe rimwe litiro 20, wenda amajerekani mu kibindi rimwe litiro hafi 60-80 cyangwa se n'ijana. gukuba gatandatu agiye rero gusengeza, arashaka ngo ayo mateka yawe ujye kuzizana n'ubukwe, izo ngorane cyangwa se n'ibyishimo ufite akazi gashyashya byo kugaruka kuko bamugakingurirwa n'ibindi. aragira ngo rero mugendane
tugendane noneho uburyo bushya bwo kubwizihiza no kubisangira n'abavandimwe. Nimuze amazi izo ntango, njyewe waje gutaha ubukwe bwanjye nawe, nje kugira ngo ibyawe bigiye bishya, nta bundi bugende bitabaye bishya. Ariko se uramwemerera? Nza kukomeza kugendana na Yesu. Njye na Yesu tuzajyana, njye na Yesu tuzajyana, njye na Yesu tuzajyana, njye na Yesu tuzagenda. Aho kuko ugendana na Yesu, iyo ugendana na Yesu uri kumwe niwe uza guhindura ibyawe akabigira bishya. Ariko rero ugomba guhora usengereza ibyawe, ugerageza kubisengereza n'isengesho. Nuko arababwira barazisengereza kugeza ku bwawe 6 ni umubare utuzuye, haburaho rimwe ngo bibe 7, kandi 7 ni umubare mwiza ushyitse wuzuye rwose. 6 rero ni ibya kera kuko abahanga muri Bibiliya baratwigisha. 6 ni ibya kera, Yesu Kristo aje kugira ngo ashyireho cya kindi kibura cya 7 maze bibe bishya. Buriya n'ubwa kipati ibyo bintu ndabyumva, buri gihe ndakumva pati ariko se ko nkakishye, buri gihe ndabyumva ariko se ushomeye, buri gihe ndabyumva ariko se ko imyaka itera n'akapfura ko kabuze, buri gihe nzakomeza gendana na Yesu, gendana na Yesu. Nzakomeza n'ubake Saro Museni nakirangije komeza aho ngaho nubwo wenda byari taraza neza. Mwese bizasajya ari papa ntabyo nzi pe. Wowe icyawe icyanjye ni ukuba tubasengereza hamwe n'ubyeyi bw'Imana Mariya dusaba kudusengereza n'isengesho no kwitabira no kuza mu bukwe kudusengereza. Noneho rero ngaho rero mubahe dushyire umutegeka w'ubukwe arasogongera yumva byahindutse bishya, maze rero ahamagaje umukwe ateko abandi bameze batara akabahangira bakora bate wowe ugakomeza kuba mushya, ugakomeza kuba mushya. Ibanga ryawe ni iri muvandimwe, ukoresha ibanga. Ibanga ryawe ntabwo no gushengera mbese jya uza nawe tujyane. Hariho kumenya uri umushomeri imyaka ishize ari ingahe, uburwayi ko muri umaze imyaka ingahe, ariko nta muntu uri mushya, nta muntu uri mushya. Ibanga ryawe ni iri. Abana bawe umunani iwawe ubigiriza nikagashapure gakomeye nitujya sinayirusha banagiye mu bukwe. Maze rero umutumire kugira ngo nawe ibyo byose ukore ari bisaza. Abavandimwe dusubirane ibishaka by'umweru Nyagasani maze kutuba hafi, buri wese mu izina rye ufata icyemezo utera intambwe, maze rero Nyagasani agira ati ntuzongera kwitabira ntabwo n'itongo, ahubwo nzakubona akazi k'umugeni wawe dusangira byose, ubundi atwiteho atugire neza igihe cyose.
Yesu
twumve nyagasani